twe twajyaga dukora amarushanwa yo gutukana, amarushanwa ugatukana ibituzi ku buryo ukora n'amatuzeri nangahe, umuntu akifuka mu mazi akifata mu twe tugapfuye. Noneho ndumva amatwi aziriye, duhindura kampani, twiyomora kuri Satani, duhita tuza muri kampani y'Imana. Ubu ahangaha rero njya nkunda kubwira abantu bari imbere y'Imana, nubwo tuba twicaye, tuba turi mu kazi, nubwo ubona wicaye ariko turi mu kazi. Igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abagabo, igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abasore, igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abakobwa, imbere y'abaririmbyi, imbere y'abashumba, imbere y'abanyizeye. Zohereza igitinyiro cyanjye, niba bidahagije zohereza amavubi akora akazi. Hanyuma ndatangaza ngo hirya y'icyo hari ikintu ugomba kuba cyo. Hari hirya hawe hahishwe abo muvugana, hahishwe abo muturana, hahishwe uwo muntu mwicaranye. Ejo h'umuntu haba hahishwe, ejo h'umuntu hamenywa n'Imana yamuremye. Ejo hanjye harahishwe, ejo hawe harahishwe. Abandi ngo batere haleluya. Ejo hawe harahishwe, ejo hawe harahishwe, ejo hanjye harahishwe. Icyo nzaba cyo, icyo uzaba cyo gitore ubwoba Satani n'abadayimoni. Nasanganije ijambo riri muri Yeremiya 3:3 rivuga ngo ntabaza nagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ni njyewe nyiri icyo nkora, narangiza kugikora nkakirema, narangiza kukirema nkagikomeza, narangiza kugikomeza kikabaho. Hanyuma twari mu mugoroba wo gutabaza Imana, twarasenze tugira ibihe byiza. Hanyuma uyu munsi ndashaka kuvugana namwe, ni nk'isezerano Imana yampaye igiye kugira n'abantu bayo. Ni message Imana yampaye tugomba kuvuganaho mu gihe mfite. Turasoma Yeshuwa, igitabo cya Yeshuwa igice cya 1 ku murongo wa 5. Yeshuwa, igitabo cya Yeshuwa igice cya 1 ku murongo wa 5. Niba mwagezeyo, sinzi niba mwagezeyo. Yeshuwa igice cya 1 ku murongo wa 5 haravuze ngo niba twagezeyo, nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzagira gute, sinzaguhana. Asifiwe. Twikirize haleluya. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo Imana ntizagusiga. Niba hariho umushinga ukomeye muri iyi si, umushinga ukomeye Imana ifite umushinga witwa umuntu. Ndashaka kubutsa abantu bicaye hano, ntabwo inkwano yacu twatanzweho ntabwo ari yoroshye, ni inkwano y'amaraso. Nongere mbibutse ko iyo Imana iguhagurukije ikuvanye ahantu, hari ibintu bitakureba, hari ibintu bireba Imana. Iyo Imana ikuvanye ahantu ikujyanye ahandi, hari ibitakureba, hari ibireba Imana iguhagurukije. Iyo Imana iguhaye umuhamagaro, hari ibintu bikureba, hari n'ibitakureba. Hari intambara zikureba, hari n'izitakureba. Hari izireba Imana yaguhagurukije, hari izireba Imana yavuganye nawe. Iyo Imana ikuvanye ahantu ikujyanye ahandi, ibintu bikwitambitse akenshi si wowe uhangana nabyo, ahubwo bihangana n'Imana ikuvanye aho ikuvanye. Shaka kuvugana n'abantu bafite umuhamagaro w'Imana bicaye aho, bumvise ijwi, bahamagawe n'Imana. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ntiruha, ntinanirwa, ntitira amaboko, irihagije. Yitwa Alufa ikaba na Omega. Reka nkwibutse ko nunapfa mu gihe Yesu atari yaza, Yesu azahagurutsa abandi. Upfuye Imana izangaje abandi bakozi. Ko mutekereza se mugize ubwoba bwo gupfa? Iyo Mose apfuye Imana ihagurutsa Yeshuwa. Komera Imana amashyi. Nta kibazo cy'abakozi bari, nta kibazo cy'abakozi Imana ifite, ariko ni byiza ko uba mu muhamagaro, uba mu murimo w'Imana, Imana ikagukoresha mu gihe cyawe. Asifiwe sana. Ko mutekereza haleluya.
ndongera mvuga iri jambo, niba Imana iguhagurukije kuyikorera, yikorere neza. Mu gihe cyawe kora ibyo usabwa ubikore neza. Urimo muranyumva? Ko yikiriza abantu banyumva nabo bikiriza se? Nimo ndabaza ngo urimo muranyumva? Mu gihe cyawe tumika kazi. Kandi ukorera Imana neza. Kuko inyuma y'umuntu hari undi, hari umusazi utarababaye. Rero ngo inyuma y'umuntu hari undi muntu witwa Valentine. Inyuma y'umuntu hari undi muntu. So inyuma yawe rero hari abandi. Niko muranyumva neza. Nubwo baba batiteguye gukorera Imana irababona n'abakozi. Hari abantu Imana iri gutoza inyuma aho ngaho kugira ngo baze bakore umurimo w'iki? Imana ivana Abisirayeli kwa Farawo yakoresheje amaboko akomeye, niko birivuga. Yakoresheje amaboko akomeye, sinyasubiramo. Ariko mu maboko akomeye harimo bya byago 10. Inigifura, iniguburiza, amazi ahinduka amaraso, hatera ibikeri, hatera ibihugu. Igihugu gihinduka icuraburindi. Farawo arabarekura, ariko abarekura atabishaka, abyemezwe n'amaboko y'Imana. Twe twajyaga dukora amarushanwa yo gutukana. Amarushanwa ugatukana ibituzi ku buryo ukora n'amatuzeri nanga. Umuntu akivuga mu mazi akifata mutwe tegapfuye, noneho ndumva amatwi azibye. Duhindura kampani, twiyomora kuri Satani. Duhita tuza muri kampani y'Imana. Ahangaha rero njya nkunda kubwira abantu bari imbere y'Imana, nubwo tuba twicara, tuba turi mu kazi, nubwo ubona wicaye ariko turi mu kazi. Turimo turakora. Asifuwe sana. Mutekereza halala. Bana bagenzuye ntabitegereza nkabona inkoni ibibando byegetse mu nguni ntabyo. Ubundi abangana n'uyu mukecuru bafite ibintu by'ibibando. Bageze no ku myaka banuranye. Ariko uzareba umuperi ko atawakiriye Imana mu mutagatifu kigenda. Hari ibibando asa mwabaye hari n'ukuri kw'Imana. Jewe n'abantu tungana amenyo yashizeho, abo twasangiye utabo batabashe yarasase. Urumogi rwamubwiye tukora tiza rukanga n'umumaragaro. Abandi minsi yabamazemo amenyo nibabasha kuvuga isosi bavuga ifofu. Turashimira Imana ihamagara data twese, itarebye aho uvuka, itarebye ku buranga, itarebye ku mashuri, itarebye. Icyo Petero yavuze mu byakozwe muri 10:34 yaravuze ngo ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute bavandimwe? Iramwemera. Nubwo batamwemera, Imana igira gute? Iramwemera. Wesa. Shimira Imana. Kubera Abisirayeli. Data wa twese. Imana idahera kuri foromire abantu bafite ibyo baheraho, ariko n'Imana ifite ibyo iheraho. Ntabwo akenshi Imana ihera ku bihari, ahubwo ifata ibitariho bikabaho. Yitwa Umuremyi. Abana bashi Yesu yitwa Umuremyi. Ifata ibitariho bikagira gute? Iyi si turiho n'ijuru yari bibitse mu kanwa. Iyi si mugendaho nimwicayeho, yaravuze ngo habeho habaho. Ko mutekereza ngo mbajyanye mu bintu wenda birenze abanza n'uza. Narivuze ngo yisi n'ijuru byabaga mu kanwa k'Imana. Irabyepima rero. Ariko Imana rero irabyepima. Iravuga ngo habeho hahita habaho. Nubwo se ntihabayeho? Ntabwo habayeho se? Muri aya masengesho turi gusenga muri muro, Imana ivuze ngo habeho hahita habaho. Ntawe ushobora guhakana ivuze ngo ntihabeho hahita habaho. Ntawe wibaza ngo urakora ikora icyo ishatse mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Yitwa Imana ishobora ura ku cyaro ikicaranye n'ibikoma.
batwigishije gukora umurimo w'Imana no kwihangana. Yeshuwa ari mu bambere bihanga, kuko Mose yajyaga guhura n'Imana muri wa muhamagaro we, akamara iminsi 40 n'amajoro 40 ari mu ihema ry'ibonero avugana n'Imana, imuha amategeko, imuha igishushanyo mbonera uko azayobora Isirayeli. Yoshuwa ari inyuma y'amahema, ari inyuma y'ihema ry'ibonero. Yeshuwa mwene Nuni ni umugabo ufite ibimuranga, afite karite, afite indangagaciro. Icyambere, Yoshuwa ntagira ubwoba. Icyakabiri, Yoshuwa arihangana. Asifiwe Mungu, haleluya. Ni umugabo utekereza akarindira bose igihe azava kuvugana n'Imana. Yego, Imana rero igiye guhamagara Yoshuwa yashingiye kuri ibyo bintu mvuze mu bimuranga nka bibiri. Iravuga ati uyu mugabo ntagira ubwoba, uyu mugabo arihangana, uyu mugabo yakomeza akazi. Asifiwe. Amen. Ko mutekereza haleluya. Amen. Iravuga ati uyu mugabo ashobora guhita akomeza akayobora Abisirayeli. Kubera iki? Imana yarebye kwihangana kwa Yeshuwa. Cyakabiri, yarebye gushira amanga cyangwa se gushirika ubwoba, kuko Yeshuwa we ntabwo ashobora kubona umunaki wakomeza agenda. Arabanza akitegereza icyo ahagazeho, yasanga ahagaze ku munaki akavuga ati nta kintu afite ahagazeho. Urabyibuka yuko abagabo 10 babonye abagabo barebare bitwa abanaki, ayo makuru murayafite. Baza banabwira Mose n'iterano, twabonye abagabo barebare, twebwe tubipimyeho twabonye tumeze nk'inzige. Kandi koko natwe turebye tubona turizo, nabo baturebye babona turizo. Yoshuwa aravuga ati no, jewe ntabwo naba ndi kamana ndi generali ngo niyitizige, naba nipfobeje. Icyakabiri, ntabwo naba mvugana n'Imana ngo niyitizige, ntibishoboka. Haravuga ati mubinzige mwenyine, mwabagabo 10 mwe mubinzige mwenyine, twe turabagabo ikindi turabasirikare turabakomana, twavuganye n'Imana. Iyaduhagurukije mw'Egiputa ni inyamaboko. Avuga ati rero niba Uwiteka twishimira azatugabiza abanaki, tuzabarya nk'abarya imitsima. Twabitegereje tubona nta ngabo bafite bakingira. Bivuze ngo iyo dusenga ntayo bafite, iyo twizeye ntayo bagira. Iyo avuganye natwe bariya ntayo bagira, ntibazi. Ntabwo ibazi, ntibaziranye nayo. Kuba bataziranye nayo rero bivuze ngo nta ngabo bafite ibakingira. Ariko twebweho dufite ingabo idukingira, ituvanye mu maboko ya Farawo. Na n'uyu munsi n'ibiki twishimira, igifite gahunda izatugabiza abanaki. Nabitegereje mbona nta ngabo bafite ibakingira. Kubw'izo mpamvu rero tuzabarya nk'abarya imitsima, nta mutamiro ubarimo. Yoshuwa we iyo abonye umunaki abona nta mutamiro urimo, ariko abagabo 10 iyo babonye umunaki bahita babinzige. Ariko Yoshuwa iyo abonye umunaki aravuga ati no, iyo avuganye natwe arasumba umunaki. Ko mutekereza abakiri imbere y'Imana, iyo avuganye natwe arasumba umunaki. Asifiwe Mungu. Amen. Mwikirize haleluya. Amen. Ko mutekereza haleluya. Reka mubwire nandi kubw'ijambo rivuga ngo Imana ntizagusiga. Kubera ikitazagusiga ni umushinga ugufitemo. Umushinga Imana ifitemo ni umushinga mugari, ni umushinga muremure urenze kubitekereza no kubyibwira. Ese murimo muranyuma? Muri nababwiye yuko iyo Imana ikuvuzeho ubaye Imana. Muri karitsiye twabagamo twavuga ngo ni ipo, abo twaganiriye mwarabyumvise. Nta kindi kintu gituma Yuda mwene se wa Yosefu avuga ati mumugurishe, Yosefu ari Imana. Wowe nubwo utabibona, ariko Yuda bahita yerwa ari Imana. Kandi inzozi Yosefu afite zituma Imana. N'impamvu Satani arwanya Yosefu na bene se bamurwanya, nuko Satani cyamuteye ubwoba n'icyo azaba cyo hirya y'icyo ari cyo. Ikintu giteye ubwoba Satani n'abadayimoni n'icyo uzaba kimangira guteguramo hirya y'icyo icyo. Kandi banatangaza ngo hirya y'icyo icyo hari ikintu ugomba kuba cyo. Hari hirya hawe hahishwe abo muvugana, hahishwe abo muturana, hahishwe uwo muntu mwicaranye. Ejo h'umuntu haba hahishwe, ejo h'umuntu hamenywa n'Imana yamuremye,
harahishwe. Abanyumva batere haleluya. Ejo hawe harahishwe, ejo hanjye harahishwe. Icyo nzaba cyo, icyo uzaba cyo, gitore ubwoba Satani n'abadayimoni. Asifiwe. Ko mutekereza haleluya. Umugambi w'Imana Imana igufiteho ntabwo uzigera uburizwamo, ntabwo uzigera uferinga. Munyumve neza, gahunda umushinga Imana igufitemo nta muntu n'umwe wawuburizamo. Satani ntiyawuburizamo, abarozi ntibawuburizamo, abavuga ntibawuburizamo, abagambanyi ntibawuburizamo. Inyanja ni umva kubwira, naho inyanja yahaba hari Imana ivuze ngo haguruka. Iyavuze ngo haguruka izakora ikiraro mu nyanja. Naho ubutayu bwahaba Imana izarema amani mu butayu. Ivuze ngo muvanye mu Egiputa izarema ubuzima aho butigeze, ariko ubuzima bukomeze. Umuntu wese agusumba bitewe n'icyo ahagaze. Iyo umuntu ahagaze ku mashuri avuga so vrema by the way twasoma n'utundi. Niyo umuntu ahagaze kuri titre urumva ebana aravuga ngo I am general. Ebana uranyumva neza. Hari abantu bagera muri feruje yacanye umutuku bagatambuka bitewe na n'icyo bahagazeho, bitewe na titre title. Ariko hari n'abandi bagera mu rupfu ubuzima bugakomeza bitewe n'icyo Imana yavuze ku buzima. Asifesa. Birashoboka ko wambwira umuntu umwegereye ngo ntabwo Imana izagusiga, ntugire ibintu neza. Ndaza kukubwira impamvu itazagusiga, ndaza kukubwira naho itazagusiga. Ntabwo Imana izagutererana. Niko ivuganye nanjye, niko ivuganye nawe. Iravuze ngo sando eboria, humura, igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abagabo, igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abasore, igitinyiro cyanjye kizagenda imbere y'abakobwa, imbere y'abaririmbyi, imbere y'abashumba, imbere y'abanyizeye. Zohereza igitinyiro cyanjye. Niba bidahagije zohereza amavubi. Akora akazi, akora akazi, akora akazi, akora akazi, akora akazi, akora akazi, akora akazi. Imana igiye guhagarara nawe ititaye indesho yawe nayo wize. Ese muri ko murani panuya hari abantu bakiri ingo bakiri hano batari bataha. Imana igiye guhagararana nawe. Niba ubyumva tera haleluya y'imbaraga. Imana igiye guhagararana nawe. Sorini mandikure faya zobere kuko yavuze ngo samini mando ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguha. Iri ni isezerano ry'abasenze, ni isezerano ry'abateranye. Yosuwa yarapfuye, Imana iraduhamagara, ni twebwe tuhagaze mu kazi. Imana yavuze ngo ntutinye kandi ntukuke umutima. Osayidere mandiko desta, kuko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Nta muntu n'umwe yaba akomeye yaba ari nde, nta muntu n'umwe yaba ari umurozi, yaba ari umunyeshari, yaba ari Mesaya, baba ari abagenda ku dutaro, baba ari abaguruka, baba ari abatera inzuzi, baba ari abakaniyi, baba ari abacuraguzi. Nta muntu n'umwe uzahangara.
umukene w'abagabo basobanukiwe imvugo y'Imana ivugiwe aha. Imana yavuze ngo komera ushikame kuko ntazagusiga, kuko ntazaguha. Before any man in class, ntabwo nzagusiga. Kugira ngo ubwire ko Imana ntizagusiga. Nawe winjire muri network y'ubuhanuzi. Yes. Imana ishobora kuba yavuze kuzahanura. Injira muri network y'ubuhanuzi, nguhaye konegisiyo y'ubuhanuzi, hano umuntu ukwicaye iruhande, umubwire ko Imana ntizagusiga, humura, witinya. Imana yavuze ngo ntizagusiga kandi ntizaguha. Ntabwo izaguha. Utarengera iruhande yigishijwe n'ibigeragezo, utarenza y'inzara yiza yo kwamara ubusa. Ubu nabimenye nta muntu rwongere kumpabura amayidea, ntumpaburishe ngo wasonga natwe twasenga. N'uvuga wasonga neza ngo twasenga bayidawe kwa Imana amashani kimwe kimwe nafashijwe na bantu umva, nafashijwe ku isoko y'umurimo hakenewe umuntu wasomye, ku isoko y'akazi hakenewe umuntu usobanura inzozi wadinanye Imana ufite amakuru y'ijuru. Ndashaka kwibutsa abakunzi b'Imana bari imbere y'Imana, Imana ije gucurukura iby'isi yacuritse ku buzima bwawe. Niba uri kumva desibe iby'isi yacuritse, Imana ije kugira ngo bavanemo kuri curukura iby'isi yacuritse ku buzima bw'abagabo. Imana irabicukurira hano muri biterano muri uyu mugoroba. Mwababyeyi mwe, iby'isi yacuritse ku buzima bwanyu Imana irabicurukura muri uyu mwanya. Mwabakobwa mwe, mwabasore, mwabashumba mwe, mwabashyitsi, mwabasangwa mwe, hari ibintu isi yacuritse kuri mwe ariko ijuru ryiyemeje kubicurukura. Kadayimoni kashobotse, akagabo gahimba kandi kataraza. Muze murebe Imana y'abasenze sasa. Aha abagabo bahuriye ivumbi riratumbuka, muze murebe. Muze murebe ak'Imana n'abakonikoni, muze murebe ak'Imana n'abapfumu, muze murebe ak'Imana n'abapigayi. Hari ibintu Imana ije gukora, ababyizere batere haleluya y'imbaraga. Hari ibintu Imana ije gukora. Sebere kosaya bandikore fa. I will for my family and my family. And you give my hand on my son. The big praise high donation. I praise Benemanikola here. I kwesa anime wehibangina waigano. Bivuze ko ikintu kizana Imana muri biterano ni ugucukura iby'isi yacuritse. Ni uwo mwanzuro Imana ifashe, ni uwo mwanzuro Imana ifashe. Numvise itangazo rimbwira ngo Imana ije gucukura ibyo abantu bacuritse, ibyo abarozi bacuritse, ibyo abagome bacuritse. Imana ije kubicurukura. Ababyizera bahaguruka batere haleluya. Imana ije gukora ku buzima bw'abayitegereje. Imana yavuze ngo humura ntutinya, kuko ntazagusiga kandi ntazaguhana. Humure, nta muntu uzaguhagarara imbere uzabitinyuka. Mu minsi yawe yo kubaho kuri Imana ivuze nta muntu uzabihana. Abakomando bajya baririmba mu ntango bikubita murembe. Abakomando bajya baririmba muri murareza bavuga ko nta muntu bitinyuka murembe. Abanyamasengesho bakira imvugo y'Imana bo baravuga bati umunyamasezerano n'urupfu ruramutinya.
urupfu rukarizaho uburwayi bw'inzira. Tuvugana hari abantu baramukanyije nabwo baramukanya bakanasubirayo, usanga nta gahunda rufite muri iyo karitsiye, bongera bakatarusubirayo. Uyu munsi turacyahumeka, uyu munsi turacyariho bitewe n'umushinga Imana itubona. Hari umushinga utera Imana kuza kuvugana nawe muri uyu mwanya, muri uyu mugoroba. Imana yavuze ngo ntabwo izagusiga kandi ntizaguhana. Humura, ntabwo Imana izagusiga kandi ntizaguhana. Asifiwe. Twikirize haleluya. Isi nigutera ubwoba nawe uzayitera ubwoba. Isi niguhabura nawe uzayihabure. Isi nigufata ijambo ntuzaceceke, uzahumura kabivuge. Abantu bose basobanukiye icyo Imana yavuze. Ntabwo isi yabakanze ngo nabo bikange. Isi yarabakanze biha morale bayihereye mu Mana. Uze kubaza Bibiliya, uze kubaza Bibiliya. Amen. Amen. Twikirize haleluya. Amen. Mu bihe bibi bigoye kirazira yuko isi guhabura nawe ngo wihabure. Yes. Niyo mpamvu usanga hari abagabo bivana kuri lisiti y'abapfa, bivana ku rutonde rw'abapfa. Nusoma Zaburi 118 umurongo wa 17, Dawidi yivanaho kuri lisiti. Yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Aravuga ati muzeyi kubera tutazapfa nta tariki. Aravuga ati hari impamvu zo kubaho, ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Muri aya masengesho y'umugoroba hari ibintu turi gutegeke kandi duhagaze mu cy'Imana ivuganye natwe. Niba utabyizeye genda byizeye, hari ibintu turi gutegeke muri uyu mwanya. Muri aya masengesho tubitegeke kandi n'ibidafite amatwi, iyo Imana yavuze bimera amatwi bikumva. Icyo mukibuke, iyo ivuze bimera amatwi bikagira gutera. Yobu yavuze iki? Asifiwe. Yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro, nawe igiti cyatemwa kizongera kigire gutegesha, ariko kizaba cyatemwa, ariko kizongera gishibuka bitewe n'aho giteye. Dufite Imana itagisiga abantu bayo mu makuba no mu byago. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi twoza bavuga, ariko inshingano z'Imana Uwiteka mukiza muri bingahe? Komera Imana amashyi ntabwo ari muri bitatu muri byo. Inshingano z'Imana zirahari. Amen. Twikirize haleluya. Ingabo nizitanga zigapfa, ibivemo zatanga amahanga n'ibitavamo nzatanga Ethiopia n'ibitavamo nzatanga Iseba. Iramubwira ngo uzaca umuriro ntabwo uzashya, n'ibirimi byawo ntibizagufata, kuko wambereye inkoramutima ukabaho kubaho. Uzaca mu migezi ntizagutemba. Ntabwo kuba tubanye n'Imana, kuba tunasenga ntibikuyeho amakuba, ntibikuyeho ibyago, ntibikuyeho n'umuriro, ariko inshingano z'Imana izaturindira mu muriro, izaturindira no mu makuba. Ikintu cyacanze isi ni ukuba bashobora kunaga abasore batatu mu muriro bagasangamo uwa kane udasa n'abantu, kandi abari babaturiye bagashya bagashirira, ariko babahebura Shadraka, Meshaki na Abedenego bari kumwe n'uwa kane batemberana mu muriro. Nebukadinezari byaramucanze, aranavugisha, aracangira. Hari ikintu Imana igikora mu buzima bw'abayizeye, bamwe bamwe gusiza hasi, ku buryo isi icanganyikirwa ikavugisha. Ngo yarebye abonamo uwa kane, kandi abona uwa kane ntasa n'abantu. Aranabara aravuga ati ko mbona uwa kane adasa n'abantu, ko mbona uwa kane asa n'umwana w'Imana. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Aravuga ati bavemo mwitegereze neza. Mwitegereze neza. Havamo batatu nuko yabajugunyamo, uwa kane asigara mu muriro. Kubera iki atavuyeyo? Nuko yari azi ko na nyuma yabasha guhaha hari abandi bazageragezwa. Nk'ubu aracyarimo bategerereje abandi. Ntabwo
ntabwo Imana tuyitanga mu bibazo, ahubwo idutanga mu bibazo ikavanamo ikitwica igasigazamo igituma tubaho. Ugari Imana amashyi Yesu ura ntabwo wayitanga. Impamvu ikiriho nuko inshingano z'Imana idutanga mu bitwica ikavanamo ikitwica igasigazamo igituma tubaho. So nizo nshingano z'Imana. Asifiwe sana. Ko mutekereza haleluya. Mwongere munyitabe haleluya. Umuntu ukongera umubwire ngo ntabwo Imana izagusiga. Nibyo sezerano ry'Imana kuri aya masezerano. Yes, nimubwire ngo ntabwo Imana izagusiga. Iyo ni isezerano Imana igiranye n'abasenze muri uyu mugoroba. Ntabwo Imana izagira gute? Izagusiga. Yoshua mwene Nuni Imana imahagurukira amubwiye ngo uko nakoranaga na Mose niko nzakorana nawe, uko nabanaga nawe niko tuzabana, kandi uko namugendereraga niko tuzagira gute? Nzakugendera. Ariko Imana ihita mu buryo bw'imikorere uko yakoranye na Mose kugira ngo Abisirayeli batamenyera Yoshua. Mose yakoranye n'Imana mu buryo bw'inkoni. Inkoni bisobanuye ubutware, bisobanuye ubuyobozi. Iriya nkoni murabizi ibyo yakoze mu buyobozi bwa Mose. Asifiwe Mungu. Umutekereza haleluya. Yes, Mose yakoranye n'Imana mu buryo bw'inkoni. Inyanja no kurambikaho inkoni kugira ngo ibiceri bizamuke, no gutungaho inkoni kugira ngo amazi ahinduke amaraso ni inkoni. Ubukorikori bwo kwafura bwo gufata mbiri bakoresheje inkoni. Ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoranye na Mose yakoranye n'Imana mu buryo bw'inkoni, bisobanuye ubutware, bisobanuye ubuyobozi. Hanyuma Imana ihamagaye Yoshua kugira ngo bataza kumumenyera mu mavuta ye agiye gukoreramo, ihitindira system ikorana nawe mu buryo bw'inkota, bisobanuye ijambo. Kwa Imana mashyite ihitindira uburyo bw'imikorere. Biravuga ati tuzabwira Isirayeli kumenyera nguhagurukije mu gihe cyawe, nzaza mbana nawe, ijambo uzaza uvuga nzaza rishyigikira. Akorana nawe, Imana ikorana nawe mu buryo bw'inkota. Asifiwe sana. Ko mutekereza haleluya mu buryo bw'inkota bisobanuye ijambo. Amen. Yes, niyo mpamvu Yoshua mu gihe cye yahagaritse izuba n'ukwezi bigahagarara. Kubera iki? Yasobanukiwe ko Imana yavuganye nawe kwica azatura, Imana izagishyigikira ikagiherekeza. Urugamba rukomeye abwira izuba n'ukwezi, baravuga ngo zuba nawe kwezi nimurenge agasozi Gibeyoni kugeza igihe ndimukubitira ababisha bacu nimubakubitire. Izuba n'ukwezi birahagarara, bihita bihagarara byari bigeze, birakomeza biba mama. Bibiliya ivuga ngo nta munsi urabaho nta n'uzabaho usangana n'uwo mu gihe cya Yoshua. Kubera iki? Yoshua yari yasobanukiwe imbaraga Imana yamuhaye, asobanukirwa ko Imana yamuhaye imbaraga z'akanwa. Imbaraga z'iki bavandimwe? Z'akanwa. Twebwe umutungo munini dufite ubitse mu kanwa. Imana mashyira ibyo byaba binini twazageraho kibita mu kanwa. Ahagarika izuba n'ukwezi birahagarara. Niyo mpamvu Imana imubwira ngo nimugera kuri Yorodani muzakenera amasaka. Nta nubwo wowe uzakenera, ntabwo wowe uzakenera inkoni, ahubwo uzabwira abatambyi bikorera isanduku y'isezerano, nimugera ku mazi ya Yorodani mushyiramo ibirenge mukandagiremo, amazi ya Yorodani azahita amenya yuko mpagararanye namwe ndi kumwe namwe, abahinzira mugere gute? Mutambuke. Kubera iki? Imana yabwiye Yoshua ngo sinzagusiga, sinzaguhana, nzabana nawe aho uzajya hose, kandi aho uzakandagira nzahakugamisa. Iryo jambo ariha agaciro. Ageze kuri Yorodani bikorera isanduku y'isezerano, bageze ku mazi, Yoshua n'abatambyi bakandagira mu mazi, Imana ihita imugabiza amazi aratandukana, amwe ajya hepfo amwe ajya ruguru, bambukira ahumutse ngo kandi hari mu gihe cy'imvura cy'umwuzuro. Ariko Yoshua aha agaciro cy'Imana yavuganye nawe ko itazamusiga, ko itazamuhana, akandagira muri Yorodani, amazi arabimenya yuko Imana na Yoshua bageze muri yo. Uyu munsi muri uyu mugoroba ibigeragezo wari ufite bimenye ko wowe n'Imana mwaje, bimenye ko wowe, ariko ni bande bari kunyumva? Uri kunyumva hano ayisopaya, hari ibintu wabwiye ntibyumva, ariko uyu mwana wowe n'Imana
biba bisobanuye biba bisobanuye n'ibigeragezo. Ni ukuva mu kigeragezo cyo mu kindi. Imana igitari n'icyo bivuze, ariko ubwo turi kumwe nayo mwanyumvise gasozi, ubwo turi kumwe mwanyumvise torero, ubwo turi kumwe nayo, ubwo ivuze ko itazadusiga, ubwo ivuze ko itazaduhana, turajya tuva muri kimwe twinjira mu kindi, twinjira nayo n'Imana, tuva hamwe tujya ahandi, tubona iyavuganye natwe, kugera mu butayu. Imana ikora umutsima urimo ibirungo, urimo kira kitu isosi pawa ifuza mbese ihurizamo. Urumva neza urya umutsima watetswe n'Imana utamubwira wewe uva mu butayu ujya Imana ifata ibirungo, uva Imana ujya ku gitare, Imana ifata ibikomeye ibihinduramo isoko tunywa amazi, ugereye ariko kuko Imana ivuze ko iri kumwe natwe tuzenguruka. Imana iri turi ibintu by'ibihome, no muri uyu mugoroba dusenga. Imana iri turi ibihome dusenga, abantu binjira mu kazi dusenga, igisuzumura kirukanka dusenga, abantu bakira indwara. Iyo ariko ni ukuzenguruka, Imana ikaritura iyereka. Mowabu, mu kibaya Mowabu ni ukuza kuvuma, Imana ihindura umuvumo umugisha. Ubwo gahunda zimeze, ubwo bimeze bityo rero nta bwoba dufite, ubwo Imana ivuze ko iri kumwe. Kandi hari ibihamya tugomba gutunga, hari ibihamya tugomba kugendana. Ntabwo twambuka Yorodani cyenyeri, ntabwo twambuka Yorodani biramupa. Muri Yorodani tugomba gutoramo amabuye atandukanye n'ay'umusozi, kugira ngo n'abazatubaza tujye tubabwira ngo twabanye n'Imana. Itwambutsa Yorodani nta basare, ariko banyuma bateye haleluya. Itwambutsa Yorodani nta gahunda zagenze. Uzakubaza Yoshuwa, Imana imubwiye ngo ubwire uhagarariye mu muryango atore ibuye, kandi ayo mabuye 12 muyajya aho muzaza murya, mujye muyisegura, aho muzaza mugandika mu mahema, mujye muba muyafite. N'abana banyu nibabaza ngo aya mabuye ni iki, muzababwire ngo Uwiteka Imana yacu. Mushobora kumubwira iby'inyanja ntiyumve iby'inyanja, ariko muzamubwira ngo Imana yacu ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo yatwambukije inyanja. Niwumva atari kumva iby'inyanja uze kuri Yorodani, niwumva tumva ibya Yorodani uvuga ibyo mu butayu, ariko niwumva atari kubyumva uzahita ufata ibihamya, ufate ya mabuye uyamwereke ngo aya mabuye si ay'umusozi, aya mabuye n'ayo mu mazi hasi muri nyina. Twanyuze muri nyina w'inyanja, ducamo n'ibirenge tunyura ahumutse. Imana yatuvanye mu Egiputa itwambutsa inyanja itukura, itwambutsa Yorodani, ariko muri Yorodani iratubwira ngo ntitwambuke gutyo gusa, dutora amabuye y'ibihamya, ku buryo muzakubaza ngo ibi ni ibiki, uzamubwire ngo Imana yatwambukije Yorodani. Ubwiza ukuri, yaba ari umupingani, yaba ari abagukikije, ntabwo bazemezwa n'iby'Imana ivuga, ahubwo bazemezwa n'iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Kuvuga ngo yavuze badahari. Ukeneye amabuye y'ibihamya muri uyu mwanya, muri aya masengesho. Imana iri ibuye ry'igihamya, kandi ritandukanye n'iry'umusozi. Ibuye ryo mu mazi ritandukanye n'iry'umusozi. Bakuyemo amabuye abengerana yo mu mazi, ku buryo bazavuga ati Imana yacu ni Imana idatizwa amaboko, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ihambaye, ni Imana ikabura inzira, ni Imana yishakira inzira. Kubera Imana bashyirwa bakabura imbaraga, ni Imana akabura icyo barakira. Aho rero Imana iguhereza ibihamya muri uyu mugoroba, muri aya masengesho mu izina rya Yesu. Ubuzima bwose ugiye kwinjiramo, Imana ivuganye nawe ko itazagusiga. Ibyo ni isezerano, kandi muhaguruke dusenge Imana.